aho noneho perezida wa Kongo arimo ashaka gushyira imbere umuhungu wa perezida Habyarimana. Perezida Habyarimana wakwirakwije ingengabitekerezo ya jenoside, washinze interahamwe, wishe abatutsi mu Bugesera, muri Kibirira, muri Mukingo, muri Murambi n'ahandi. Uwo muhungu wa Habyarimana Jean-Luc akaba ari n'umuhungu wa Agatha Kanziga. Agatha Kanziga nk'uko ubuhamya bwatanzwe kuri auditorat militaire belge, no kuvuga ubushinjacyaha bwa gisirikare bw'Ababiligi, ko no ku itariki ya 7 yabwiraga bari bahungiye iwe mu rugo ngo ntibarire ahubwo bafatanye mu gushyigikira interahamwe ngo zibikize umwanzi. Uwo muhungu rero nawe wagendaga n'intwaro ndetse n'imbunda ya R4 kuwo munsi nk'uko byatanzwe mu buhamya, uwo nguwo niwo bashaka gushyira imbere. Nyuma y'uko urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye, ingabo z'Ababiligi n'iz'Abafaransa zoherejwe mu Rwanda, ariko iz'Abafaransa zoherejwe mu Rwanda kugira ngo zitware abaturage b'ibyo bihugu ndetse n'abaturage b'i Burayi muri rusange. Ariko nk'uko mubizi ingabo z'Abafaransa zaragumye zitangira no gutanga imyitozo ku nterahamwe no ku ngabo z'u Rwanda, kandi jenoside yari irimo itegurwa ku buryo bwari buzwi na bose, ndetse na ambasade ubwayo, ambasade y'Ubufaransa nayo ikaba yaratangaga raporo ivuga ko harimo hategurwa ubwicanyi buzakorerwa abatutsi. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Amahanga nayo yagizemo uruhare, kandi naho hari abavuze n'amaperereza yakozwe agaragaza icyaha cyarimo gitegurwa. Muribuka Fédération Internationale des Droits de l'Homme, FIDH, ngira ngo icyo gihe hari Jean Carbonare niwe wakoze iperereza hano mu Rwanda. 1993 yatanze raporo y'uko mu Rwanda abatutsi barimo bicwa kandi ubwicanyi bwo bitegurwa bwo kubarimbura. Ibyo amahanga yari abizi. Amahanga afite Loni, amahanga afite akanama k'umutekano. Ayo makuru barayabonye, ntacyo bayakozeho, cyane cyane n'andi makuru yatanzwe noneho n'uwari uhagarariye ingabo za Loni ubwe, ariwe General Roméo Dallaire muri Canada, watanze i New York fax ku itariki ya 11 Mutarama abwira umuryango w'abibumbye ko hari umutangabuhamya wavuze ko muri Kigali hari ububiko bw'intwaro ziteganywa gukoreshwa mu kwica abatutsi. Yohereje iyo fax yashakaga ko bamuha uburenganzira bwo kujya kuzireba kugira ngo azisenye cyangwa zikureho atwara intwaro. Ariko icyo umuryango w'abibumbye wari uhagarariye peacekeeping operation yamubwiye icyo gihe nuko ahubwo ajya kubibwira perezida Habyarimana, ajya kubwira wari urimo utegura ubwo bwicanyi, wari ufite izo ntwaro, kumubwira ko babimenye. Icyo gihe rero birumvikana ko ubwo nabo ari ubugwari bw'umuryango w'abibumbye butumvise iyo alert ya General Dallaire, maze icyagombaga kuba kiraba. Ku itariki ya 7 Mata jenoside iratangira mu gihugu cyose. Hanyuma hano nabivuze uruhare rw'ingabo z'Ababiligi, ariko n'uruhare mu muryango w'abibumbye narwo rwarakomeje mu guterana abanyarwanda mu kugambanira abatutsi, kubera ko amakuru yose bari bayafite, bayabonaga buri munsi. Za masakre zarimo ziba hirya no hino, ayo makuru barayabonaga, ntacyo babikozeho.
ndetse n'icyo gihe wabonaga nyuma y'uko ababiligi ingabo z'ababiligi 10 zarindwaga wari Minisitiri w'Intebe Agatha Uwiringiyimana biciwe, izo ngabo abasirikare 10 biciwe. Icyo gihe nko mu Bubiligi amakuru batangaga ya jenoside ntabwo ari amakuru yo mu Rwanda cyangwa ubwicanyi burimo bubera mu Rwanda. Nko ku minota 30 yo kuri televiziyo bashyiragamo amakuru ya jenoside, bavugaga amakuru y'amafamiye y'abo basirikare 10, hanyuma ibyo abatutsi barimo bicwa mu Rwanda bakabigendera nk'iminota 3 cyangwa 5 ya nyuma. Ibyo ngibyo niko byari bimeze mu Bubiligi, kuko ndari impare mu Bubiligi niho twarebaga ayo makuru. Hanyuma umuryango w'abibumbye cyane cyane akanama k'umutekano ku itariki ya 21 Mata gafata umwanzuro 1912 kafata icyemezo aho kugira ngo gatabare, ako kanama gafata icyemezo cyo kuvana ingabo za minuwari mu Rwanda ziva ku 2548 zigera kuri 2700. Mu gihugu cyitwa u Rwanda imibirogo ni hose, jenoside irimo iraba. Umuryango w'abibumbye washyiriweho kurwanya intambara, kurwanya ubwicanyi nk'ubwo, ariko ibihugu byicaye i New York mu kanama k'umutekano byumvise ko ari ngombwa kuvana n'abasirikare bake bari bahari ngo bagende, kubera ko Ububiligi bwari bwabashyizeho pressure ngo izo ngabo zibe mu Rwanda, kuko Ububiligi nibwo bwari bufite contingent nini muri minuwari. Ibyo rero byabaye agahomamunwa, ariko hari n'ababaye intwari cyane cyane mu kanama k'umutekano. Nibura hari ibihugu 3 n'abambasaderi 3 babaye intwari. Ambasaderi w'igihugu cya New Zealand yitwa Colin Keating, ambasaderi Ibrahim Bangali wa Nigeria, ndetse na ambasaderi Karel Kovanda wa Czech Republic. Abo 3 nibo mu kanama k'umutekano batumvaga ibintu ibyo bihugu by'ibihangange birimo bikora, gutererana abatutsi no kwanga gukoresha n'ijambo jenoside, kuko hari igihugu kimwe cyanze gukoresha ijambo jenoside kugira ngo kidasabwa kwentervena mu gihugu. Abo ngabo rero babaye intwari, turabashimira, ndetse banahawe n'umudari hano. Ariko hari n'abandi babaye intwari bo muri minuwari. Turashimira contingent ya Ghana, bo babaye intwari bagerageje gukiza abo bashoboye. Turashimira n'intwari Capitaine Mbaye Diane wo muri Senegal, nawe wenyine wabashije gukiza abatutsi bagera nko ku 1000. Urumva rero ko mu gihe umuryango w'abibumbye, mu gihe ibihugu bifite ububasha byanze gutabara, ahubwo abatari bafite ububasha bungana nabwo aribo bagerageje gukora icyo bashoboye. Nyuma rero yaho umuryango w'abibumbye akanama k'umutekano kongeye gufata umwanzuro wo gushyiraho Operation Turquoise. Bari bagamije gushyiraho ngo zone humanitaire, ariko nk'uko byagaragajwe na komisiyo Mucyo, iyo zone Turquoise ntabwo yari igamije gukiza abatutsi, ahubwo yari igamije gushyiraho zone abakoraga jenoside bayobora, cyangwa se no kubaha uburyo bwo guhunga. Ibyo ngibyo ubuhamya bwaratanzwe nko mu Bisesero aho ingabo z'Abafaransa zahageze, ariko bakavuga ko bashaka gutabara, ariko ubwicanyi bwo mu Bisesero bukarinda burangira ntacyo bakoze. Ibyo ngibyo rero bigaragara uruhare
rutaziguye rw'umuryango mpuzamahanga. Hari ibihugu bimwe byafashije leta y'abicanyi n'ibindi bitagize icyo bikora. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu rero cy'amateka ya jenoside ni ugutanga ubutabera no kuyemeza mu muryango mpuzamahanga. Hari urukiko rwagiyeho, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, turarushimira, rwabashije kuburanisha cases ngira ngo ni nka 80 n'izindi cyangwa 85, cyane cyane abagize uruhare mu gutegura jenoside. Nubwo hari bamwe bagizwe abere, ariko urwo rukiko rwabashije kwemeza ko mu Rwanda mu 1994 habaye icyaha cya jenoside. Ibyo barabyemeje mu rubanza rwa mbere baciye, urubanza rwa Jean Paul Akayesu wari burugomesitiri wa komine Taba. Urubanza rwaciwe ku itariki ya 2 Nzeri 1998. TPR rero yemeje yuko mu Rwanda habaye icyaha cya jenoside, kandi yemeza ko iyo jenoside yakorewe ubwoko bw'Abatutsi. Aho turi mu 1998, kuko jenoside ni icyaha mpanabyaha, bivuze ko cyemezwa n'urukiko mpanabyaha. Urukiko rwari rumaze kubyemeza ko mu Rwanda habaye icyaha cya jenoside cyakorewe Abatutsi, kugira ngo inzego za politiki z'umuryango w'abibumbye cyangwa isi ibihugu ubwabyo byemeze ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi byaragoranye. Ndibuka mu mwaka wa 2014 ubwo twibukaga ku nshuro ya 20, icyo gihe u Rwanda rwari mu kanama k'umutekano, propoje umwanzuro wo guhamagarira amahanga kwibuka, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. U Rwanda rwafatanyije n'igihugu cya Nigeria cyayoboraga ako kanama mu kwezi kwa 4 muri 2014. Hanyuma igihugu kimwe aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratugora cyanga iyo nyito, kivuga ngo ntabwo bemera ko tuvuga jenoside yakorewe Abatutsi. Ibindi byose bari babyemeye muri iyo resolution, ariko banga icyo kintu cyonyine. Turara amajoro tubinginga, turi Abanyarwanda, kugira ngo bemere amateka yacu ari Abanyamerika. Hanyuma twakomeje kutugwatura babwira tuti muzi n'ibindi, niyo resolution nubwo twayitanze ntabwo tuza kwitora ntihatajyamo ayo magambo nk'uko byemejwe n'urukiko rwa TPR. Nuko nguko bageze aho baremera bagononwa, ariko uwo mwanzuro uratorwa, umwanzuro 2150 ku itariki ya 16 z'ukwa 4 2014. Ariko ntabwo byahagarariye aho ngaho, kuko aho ngaho hari mu kanama k'umutekano. Ibyo byagombaga kwemezwa no mu nteko rusange, General Assembly. Byatwaye indi myaka 4 muri 2018. Noneho u Rwanda rusaba ko hajyaho icyemezo, ntabwo ari umwanzuro, cyari icyemezo, decision yuko jenoside, mu nteko rusange yemeza ko jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Aho ngaho naho twahuye n'ikibazo gikomeye, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu noneho byose by'i Burayi byatugoye byamagana icyo gitekerezo, kuko icyo gihe n'u Rwanda, ibihugu bya Afurika, ibihugu bya Aziya n'ibihugu bya Amerika y'Epfo nibyo byakomeje kugeza igihe uwo mwanzuro wemezwa nta tora ribaye. Hanyuma rero mu myaka 2 ikurikira, muri Mata 2020 nibwo
hatowe noneho umwanzuro resolution yemeza itariki ya 7 Mata nka International Day of Reflection of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. No kuvuga ko byakozwe nyuma y'imyaka 26 icyaha kibaye. Hari undi mwanzuro wari warafashwe muri 2003 ariko bavuga ko ari genocide gusa, utavuga ko ari genocide yakorewe abatutsi. Urumva rero ko naho ngaho umuryango mpuzamahanga utari waratabaye wanatugoye mu kwemeza icyaha uko cyitwa. Hanyuma no mu butabera, ubutabera hari ibihugu turabishimira byagiye biburanisha abakekwaho icyaha cya genocide bahungiye mu bihugu byabo. Hari ababuranishije, hari ababohereje mu Rwanda. I Burayi hari igihugu kimwe gusa gisigaye kitarabikora, Ubwongereza. Nta muntu n'umwe baraburanisha, nta n'uwo barohereza mu Rwanda, kandi ibindi Burayi byarabikoze. Ariko kandi nubwo dukunda kuvuga ibihugu by'i Burayi, tujye tubanza tunarebe hano iwacu muri Afrika, kuko muri za manda zirenga 1,100 twohereje mu mahanga, inyinshi ni muri Afrika. Ariko ibihugu byatanze ubutabera, byaburanishije cyangwa byohereje abakekwaho icyaha mu Rwanda ni mbarwa. Ibihugu bya Afrika aho ngaho byaradutereranye, twongera kubihamagarira gutanga ubutabera no kugira icyo bikora kuri za mandadare twagiye twohereza mu mahanga. Aho ngaho nicyo cyiciro kijyanye no butabera cyangwa kwemera icyaha cya genocide. Hanyuma rero icyiciro cya nyuma mvuga kijyanye n'amateka ya genocide ni nyuma ya genocide. Nyuma ya genocide, nyuma ya operation turquoise, ingabo zatsinzwe, interahamwe zari hariya za Bukavu, za Goma, ingabo z'Abafaransa zibasigira intwaro. Ibyo ntabwo ari byo bivuga, ni wari umunyamabanga mukuru wa guverinoma y'Ubufaransa witwa Hubert Védrine, niwe wabitangaje yuko basigiye intwaro allies babo bari barahunze za Bukavu na he. Urumva namwe ingabo zimaze gukora genocide ubizi, ubireba, warangiza ukabasigira n'intwaro. Hanyuma abambaye intwaro barazibasigira. Izo ngabo zirakomeza ziyobora inkambi hari Burasirazuba bwa Kongo, ari nako bagenda batera u Rwanda muri za 90, ibitero by'abacengezi, bakica Abanyarwanda, bakica Abatutsi. Nyange ibyabaye aho bateye ishuri ry'Inyange, bakabwira abanyeshuri ngo nibitandukanye, bagahagarika za bisi Abatutsi n'Abahutu mwitandukanye kugira ngo twice Abatutsi. Ibyo byose byabaye amahanga arebera, birakomeza n'ubu ngubu imyaka 32 ishize turacyafite abo bantu ubu basigaye bitwa FDLR bagihari. Mbere na mbere kumva ko genocide yemejwe n'urukiko mpuzamahanga ikemezwa n'umuryango w'abibumbye, ariko abayikoze bakaba bagihari hatari kure cyane y'umupaka w'u Rwanda, kandi bashyigikiwe na leta iyobowe n'umuperezida wavuze ko afite umugambi wo gutera u Rwanda, afite umugambi wo kohereza bombe i Kigali, kandi unafatanya n'izo nterahamwe za FDLR. Ibyo ni ibintu byonyine bitumvikana. Mwumvise ikibazo ndasubiramo kijyanye n'intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo, aho hari amasezerano yashyizweho umukono. Muri ayo masezerano hari gusaba yuko leta ya Kongo irandura uwo mutwe wa FDLR, ariko ntabyo yigeze ikora na n'ubu ngubu. Ahubwo aho kubikora barimo noneho barabongerera ingufu. Mwumvise na nyakubahwa Perezida wa Repubulika bivuga ejo bundi, aho noneho Perezida wa Kongo arimo ashaka gushyira imbere umuhungu wa Perezida Habyarimana. Perezida Habyarimana
wakwirakwije ingengabitekerezo ya jenoside, washinze interahamwe, wishe abatutsi mu Bugesera, muri Kibirira, muri Mukingo, muri Murambi n'ahandi. Uwo muhungu wa Habyarimana Jean-Luc akaba ari n'umuhungu wa Agatha Kanziga. Agatha Kanziga nk'uko ubuhamya bwatanzwe kuri auditorat militaire belge, no kuvuga ubushinjacyaha bwa gisirikare bw'Ababiligi, ko no ku itariki ya 7 yabwiraga bari bahungiye iwe mu rugo ngo ntibarire, ahubwo bafatanye mu gushyigikira interahamwe ngo zibikize umwanzi. Uwo muhungu rero nawe wagendaga n'intwaro ndetse n'imbunda ya R4 k'uwo munsi nk'uko byatanzwe mu buhamya, uwo nguwo niwo bashaka gushyira imbere. Aho ngaho rero biratanga isomo, kuko ntabwo ari no gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda gusa. Gahunda ihari ni gahunda yo kugarura jenoside mu Rwanda. Nta kuntu wafata umuntu uhakana jenoside ufite ababyeyi bayigizemo uruhare ngo ube udafite uwo mugambi. Ibyo bikaba bijyana n'ikibazo duhora tubwira umuryango mpuzamahanga kijyanye n'imvugo z'urwango iburasirazuba bwa Kongo. Kwibuka ibyo turimo hano, kwibuka n'ahandi hose mu Rwanda, na solidarite tubona mpuzamahanga, ntabwo ari ukuza ngo twibuke gusa abapfuye cyangwa se badufashe kurira, ahubwo ni ukuvanamo isomo. Niba mu Rwanda muri za 90 abatutsi barabitaga inyenzi, ni gute ubu ngubu tuvugana abatutsi b'Abanyekongo babita inyenzi? Uyobora nako umuvugizi w'ingabo za Kongo agakoresha rimwe mu mategeko, ya mategeko 10 ya Kangura, ya mategeko y'Abahutu, ariko ntihagire uwo ubyumva. Bimwe turababwira tutariko murimo murabona, murimo muriyumvira ibintu birimo biba iburasirazuba bwa Kongo, amagambo avugwa namwe n'ayakoreshejwe mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko nta kintu gikorwa, ndetse n'izo FDL ziracyahari. Ahubwo rero ikibabaje nanjye kuvuga ngo kinatera n'umujinya, nuko ingabo z'u Rwanda zizi amateka y'u Rwanda, zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi, zizi uburemere bw'imvugo z'urwango, zizi FDL. Iyo dufashe ingamba z'ubwirinzi ari twe dufatirwa ibihano, ari ingabo z'u Rwanda zifatirwa ibihano. Hanyuma abakorana n'izo nterahamwe bo ntihagire ikibabaho. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bibabaje, ariko tuzakomeza guhangana nabyo. Hanyuma nagira ngo ndangize ntanga message eshatu. Message ya mbere nuko aya mateka yose ya jenoside n'uruhare amahanga yagizemo rugomba kudushishikariza gukomeza kwibuka, tukazibuka ubuziraherezo na za generation zizaza, tukibuka hano mu Rwanda kuri za site zitandukanye, ndetse no mu mahanga naho baribuka, ndetse hari n'inzibutso zigenda zishyirwa mu mahanga hirya no hino. Igira ngo nk'uyu munsi cyangwa ejo naho hari urwibutso rwashyizweho muri Ghana rwo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no gushimira ingabo za Ghana ku butwari zagize. Rero kwibuka ni ngombwa ko tugomba kwiga aya mateka ya jenoside, tugomba kuyiga, abana bacu tuyabigishe, kuko nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo tuzirinde yuko jenoside ibaho ukundi. Message ya kabiri nijyanye no gukomeza kurangwa n'ubumwe. Ubumwe tukirinda, andabwira cyane cyane urubyiruko, tukirinda ivangura, tukirinda amacakubiri, tukirinda ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo ni ikintu tugomba gukomeza kuzirikana, kubera ko nubwo mu Rwanda hari amahoro, mu Rwanda hari umutekano, ntabwo ariko hose mu karere n'ahandi hose bimeze.
abanyarwanda bose ntago barabohoka, hari urundi rubyiruko cyane cyane hanze y'igihugu rukirangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside. Nkaba rero nsaba urubyiruko rw'abanyarwanda gukomeza gushishikariza urwo rubyiruko rundi yuko iyo nzira yo kurwanya icyaha cy'indengakamere cyabaye mu Rwanda nta ishobora kugeza, hanyuma byaba ngombwa bakahangana nabo bababwiza ukuri ku mbuga nkoranyambaga no mu zindi nyandiko, kuko biragoye kumva ko nyuma y'imyaka 32 mu gihe twiteje imbere twubaka ubumwe n'ubwiyunge, dushyiraho politike zo kwiteza imbere mu bukungu n'izindi politike zose, hari abantu cyangwa se hari imiryango ishaka gusenya ibyo twagezeho. Ibyo ngibyo rero tugomba gusigasira ibyo twagezeho, ntitukibwire yuko cyane cyane ndabwira n'abavutse nyuma ya jenoside, ntitukibwire ko ibi bintu ari ibintu byikoze cyangwa se bitashobora guhungabanywa mu gihe icyaha cya jenoside cyangwa se icyaha cyo kuyihakana cyangwa se icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside kigahemberwa mu karere ndetse kigahemberwa no mu bindi bihugu aho bagihinduye uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Hanyuma message ya nyuma ni message ijyanye n'iyo nari mvuze y'umutekano. U Rwanda ni igihugu kirangwa n'umutekano, umutekano twahawe n'ingabo za FPR Inkotanyi zari zirangajwe na nyakubahwa Paul Kagame, perezida wa Repubulika. Izo ngabo rero zahagaritse jenoside ziracyahari, ntaho zagiye, ahubwo zigaye zifite n'ubushobozi burenze bw'icyo gihe. Rero uwaba wibwira wese mu karere cyangwa ahandi ko ashobora kugarura icuraburindi mu Rwanda, uwaribeshye, kuko nk'uko Bonhomme yabiririmbye, inkotanyi ziracyari za zindi. Ndagira ngo rero ndangize nongera kwihanganisha abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane abafite imiryango ishyinguye hano. Dukomeze twitabira ibikorwa byo kwibuka hirya no hino mu gihugu, hanyuma twibuke twiyubaka kandi tunafata amasomo mu mateka yatubayeho muri iki gihugu yatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze.